wankunze mbere yuko ngumenya Manu urukundo rwawe ni kurumeze ntabwo ujutererana bawe urukundo rwawe ni kururi nujya batererana nyuzuza mwuka wawe wera I tell the whole world what you have done for me nzabwira isi yose ibyo wankoreye ndabyizera n'umutima wanjye wose kubera ko ibyo uvuga byose ari mu mana nta munsi wakirenga nabanye nawe ibyanjye byose ndabiguhaye nari narabye inzira yanjye ariko ntabwo wigize unererana ni gute wanyise inshuti na nyuma y'ibyo nakoze byose nashakije buri hamwe nanjye ubwanjye nari naribuze nta wundi nigize mbona uretse Yesu wahamaga izina ryanjye akamumugisha nangura aranyegereza amfungura amaso yanjye ngiye kugukunda nk'uko unkunda vugana nanjye nkurikira ijambo ryawe umutima wanjye ngiye kuwuguha iyo nkangutse mu gitondo zamura ibiganza byanjye mu kirere navuga ngo urakoze papa mana ndagukunda nyagasani ndabyizera n'umutima wanjye wose kubera ko ibyo uvuga byose ari impamo nta munsi wakirenga nabanye nawe ibyanjye byose ndabiguhaye nari narabye inzira yanjye ariko mwana we ntabwo ugize uterera iyo ni gute wanyise inshuti na nyuma y'ibyo nakoze byose nashashe buri hamwe nanjye ubwanjye nari naribuze nta wundi nigize mbona uretse Yesu wahamagaye izina ryanjye arangije akamumugisha irangura aranyegereza afungura amaso yanjye Midi Lead kuri Yesu mwumva niwe nimero yanjye ya mbere